tutari bufundura inuza isanduka kugira ngo murebemo imbere. Mu byukuri ingingo zo ziragaragara. Umusatsi abagome bajya kumwica yari afite ni ugaragara n'ubundi twabibonye muri moruge. N'ubushakashatsi bwakozwe n'umuntu wapfuye mu kwa gatatu ku itariki 20. Yapfuye mu kwa gatatu ku itariki 20 zuri ya mwaka wagize gute warangiye. Namwe murebe umuntu wapfuye mu kwa gatatu ku itariki 20 nibwo yabuze, akaba yarabonetse mu kwezi kwa 10. Murumva ko habayemo ikindi kibazo, kandi bari 14 ntago yari wenyine mu cyobo, harimo abantu 14 uwo mugome yaratabyemo. N'uyu mukobwa rero yari yaramutabyemo, turamubura. Hanyuma tubonye ko hari umuntu wisha abantu, nibwo twagiye kubaza mu nzego z'ubuyobozi, bakoresha ubuyobozi bubigiyemo baragenzura, tuvuga ko twatanze umuru, dutanga ibimenyetso nuko yari ameze, nuko yagiye ameze, bitari bugaragare mu kujya guherekeza umurambo. Igihimba cy'umutwe kiragaragara, hari amaguru agaragara, ariko rero n'ingingo zimwe na zimwe zitagaragara. Niyo mpamvu rero murasezera ifoto, ariko ibice by'umubiri birahari, harimo amaguru, harimo amaboko, harimo umutwe, harimo n'ibindi bitaboneka mu kuko yagiye bica nabi. Bamwe harimo abo yakataguye, abandi bakata amaguru, abandi arababaga, abandi arabateka, abandi abanaga mu cyobo. Urumva yakoze ibintu bibi cyane. Iwanyu ndacumbitse mubiri we ndabizi nzakwamburwa wishuka, wavuye mu gitaka ni nacyo uzasubiramo. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Nimuntware gakeya aho iwanyu ndacumbitse mubiri we ndabizi nzakwamburwa wishuka, wavuye mu gitaka ni nacyo uzasubiramo. Nzakwamburwa yewe turi mu rugendo, turimo kwerekeza mu guherekeza umwana w'umukobwa wishwe na Kazungu Denis. Ahangaha turi ntago ndamenya ahantu turi, ariko ndibuze kuza gushaka umuntu umwe gatubwire ahantu turi by'umwihariko. Ni igikorwa cyitabiriwe n'abaturage benshi cyane, benshi bari bazi by'umwihariko uyu mukobwa Fani, bari bamuzi mu mibereho, bari bamuzi ubuzima yabayemo akura kurindaho ajye mu mujyi wa Kigali, bikaza kugenda uko nguko muri kuza kubibona. Hari hashize amezi 7, ni ibintu bigoye cyane, by'umwihariko kumara amezi 7 uzi ko umuntu wawe yishwe cyangwa se yapfuye, ariko utarabasha kubona uburyo bwo kumuherekeza cyangwa se bwo kumushyingura. Turi buze kuza kuvuga kuri byinshi cyane, turi buze kuza kugaruka, turi buganire n'abaturage by'umwihariko n'abandi. Aho neza mugabo, n'amahoro, tugende twiganira nta kibazo. Meze neza? Amazina yawe? Nitwa Ugamijimana Rahureni. Rahureni, aha turi ni hehe by'umwihariko? Uko nje n'ubwa mbere mpageze, wanze ubwira abantu ahantu turi ahariho. Hano turi mu murenge wa Buyoga, mu mudugudu wa Busoro. Mu akarere akarere na Karulindo. Intara y'Amajyaruguru. Nawe watabaye? Natabaye, uyu nguyu ngiye gutabara ni mwishwa wanjye. Ni mwishwa wawe? Uyu umukobwa wapfuye. Wari umuzi gute mu buzima bwa buri munsi? Wari umuzi gute imibereho ye?
kuko imibereho ye muzi ari umwana ariko nyuma yaho yagiye i Kigali aratembera atembeye ashakira ubuzima ubwo noneho aza guhura na kiriya kibazo nyine aza guhura n'uwo mu kazungu ntamufutse ubuzima ubwo rero niko ngewe amakuru nayumvishe niko amakuru yumvishe inaha mu mazi igihe kingana gute mumenye igiyo nkuru ko Fani yishwe na kazungu hashize nk'amezi 7 amezi 7 muri make igihe kazungu yafatwaga amakuru namwe yabagezeho amakuru twayumvishe ku radio nyine ngo bavuga ko kazungu nyine yishe ngo mwishwa wanje ngo n'abandi benshi tutazi nyine ariko natwe twabyumvaga nk'ibintu by'inkuru ariko ubu ngubu nibwo tubyemeka ari byo nubwo mubyemeye kwihanganira amezi 7 ashize mutaraherekeza umuntu wanyu mwari mutegereje gute nyine byari ikibazo natwe twarumuye nyine byaducanze ariko nyine ngo turashize tumenye amakuru nuko byagenze nyine muri make nta kundi reka dukomeze tumuherekeze kandi tumwifurize iruhuko cyangwa se kuruhukira mu mahoro utange muhera gato mutarabona ayo nguko bamanura umubiri we kugira ngo bawerekeze mu rugo aho yavukiye cyangwa se aho yakuriye kugira ngo ibikorwa byose byo kumusezeraho bibashe kuba byakorwa aherekezwe mu cyubahiro nk'abandi bose ni ibintu byaje kubanza gusa nk'ibigoranye cyane ku bantu bamwe kuza kumva buryo ki bari busezere umuntu umaze amezi 7 atabarutse kandi no mu buzima busanzwe cyangwa se na mbere wenda mu buryo byumvikanye ko kazungu yari yarabashyize mu cyobo nyine byumvikana ko imibiri yabo hari ukuntu yari yarangiritse ni ibintu bigoye cyane ariko nta kundi ni ukwihangana turimo turazamuka ahantu ni ukwihangana bamwe bavuga bati ntabwo umuntu umaze amezi 7 bamusezeraho abandi bati bigomba gukorwa ko ari benshi tabaga nyine baherutse kumubona cyangwa se n'ibindi bigiye bitandukanye atagerejwe mu rugo ntago ari umurwagasi kuko afite aho yavuye afite inkomoko iyo dushaka kumushyingura gutyo ni Kigali twari kubikora ko hariya y'amarimbi menshi impamvu rero byagenze gutya ni ukugira ngo n'abantu baze mu rugo kwa ba nyiri ibyago kuko ntago mwaje gutabara kwirimbi hariya ahubwo mwaje gutabara hehe uyu muryango waha ngaha none ikiri cya kabiri fata kata aho ngaho ikindi cya kabiri hano hari itangazamakuru iri tangazamakuru mubona mu kanya u Rwanda rwose rurabizi kuko ni ibintu byabaye ni ibintu byakurikiranwe n'isi yose yarabimenye nta utabizi isi yose iki kintu irakizi mu kanya u Rwanda rwose ruraba rukurikirana ibi bintu uko byagenze rero kuzamo agakosa itangazamakuru nyuma hakazaho ibindi bibazo ngo ni kuki batagejeje umurambo mu rugo bakajya kuwushingurira mu ntuza kwirimbi uwo muntu nta muryango yagiraga byaba ari ibindi bibazo rero kugira ngo ibibazo bivuka mu itangazamakuru no mu Rwanda hose batubare izindi nkuru twakabikemuye ahubwo twakabikemuye mbere y'igihe ibyo ntacyo bitwaye niyo mpamvu rero ntago ari indi mihango twe dukora ntago turi abapagani dusenga Imana turabakozi b'Imana niyo mpamvu tuba twajanga muri ngo abantu basezera umurambo mu rugo nuko bigiye kugenda tugiye kubanza dusenge twiragiza Imana kugira ngo hatajya n'usitara hanyuma abantu bagiye kujya basezera barajya baca hano basezere hanyuma basohoke muri ya muryango bakomeza ubwo gahunda mu kanya ni kwirimbi turagira vuba no kuvuga ngo barimo barajya binjira ngaha yego karame yego hari ifoto iriho
impamvu tutari bufundure inuza isanduka kugira ngo murebemo imbere, mu by'ukuri ingingo zo ziragaragara. Umusatsi abagome bajya kumwica yari afite niwe ugaragara, n'ubundi twabibonye muri morgue. Ni ubushakashatsi bwakozwe n'umuntu wapfuye mu kwa gatandatu ku itariki 20. Yapfuye mu kwa gatandatu ku itariki 20 zuriya mwaka wagize gute, warangiye. Namwe murebe umuntu wapfuye mu kwa gatandatu ku itariki 20 nibwo yabuze, akaba yarabonetse mu kwezi kwa 10. Murumva ko habayemo ikindi kibazo, kandi bari 14, ntabwo yari wenyine mu cyobo, harimo abantu 14 uwo mugome yari yaratabyemo. N'uyu mukobwa rero yari yaramutabyemo. Ku itariki 20 nibwo Nadina yatanze itangazo ko yabuze umuntu, twumva ko wenda bamufunze, tujya mu magereza dushaka ubushakashatsi turamubura. Hanyuma tubonye ko hari umuntu wishe abantu, nibwo twagiye kubaza mu nzego z'ubuyobozi, bakoresha ubuyobozi bubigiyemo, baragenzura, tuvuga ko twatanze umuntu, dutanga ibimenyetso nuko yari ameze, nuko yagiye ameze. Biza kurangira bafashe DNA z'uyu mukobwa Nadina. Ndavuga iyo mvuze DNA ni ukuvuga ngo ni ukureba ko bafitanye isano. Bafashe DNA, bafata nizo ku mubiri wa Tuyizere, barabihuza, basanga bifite aho bihuriye, basanga ni umuvandimwe we koko. Nuko ko twamenye ko umuntu yapfuye. Niyo mpamvu twanze kubatangariza igihe twaba tuzashingura, kuko ni leta yari ifite iki, byari bikiri mu nshingano za leta. Ubu ngo nibwo twahawe uburenganzira bwo kujya gufata umurambo uyu munsi. Leta yakoze akazi kayo neza, bakoresha autopsy mu buhanga bwabo, umubiri n'undi bagenda bawuhuza kugira ngo bahuze ingingo. Niyo mpamvu rero isura itari bugaragare mu kujya guherekeza umurambo. Igihimba cy'umutwe kiragaragara, hari amaguru agaragara, ariko rero n'ingingo zimwe na zimwe zitagaragara. Niyo mpamvu rero murasezera ifoto, ariko ibice by'umubiri birahari, harimo amaguru, harimo amaboko, harimo umutwe, harimo n'ibindi bitabonekamo kuko yagiye bica nabi bamwe. Harimo abo yakataguye, abandi bakata amaguru, abandi arababaga, abandi arabateka, abandi abanaga mu cyobo. Urumva yakoze ibintu bibi cyane, yishwe yicarubozi. Hagati aho rero uyu muryango muwe hafi mu gukomeza kubw'ibyago bagize. Murabizi ko mama we nawe muri kiriya gihe cyashize nawe yari amaze gutambuka ahangaha, ndetse na nyirakuru nawe yari amaze gutambuka, ndetse n'abandi bavandimwe bacu nabo bari bamaze gutambuka. Ni ibintu bibabaje rero, niyo mpamvu tuba twaje ahangaha kugira ngo byibuze n'itangazamakuru naryo ribone ko umuntu afite ahavuka. Rero abanyarwandakazi, abari hanze, abari muri Amerika, abari South Africa, abari mu bihugu bitandukanye, murabona ko twageze kwa Tuyizere nyirizina. Ahangaha niho kwa Tuyizere nyirizina, ku binyamakuru bitandukanye muri muze kubibona. Ahangaha niho kwa Tuyizere Françoise cyangwa se Tuyizere Fanny. Ahangaha niho avuka, ni ku ivuko. Umuryango we urahari, hari papa we, hari abavandimwe be. Ndagira ngo ntangarize isi yose ko dushimira ubuyobozi na leta, ndetse kuba twabonye umubiri tukaba tugiye kuwushingura, tugiye gukeza umuntu wacu mu buryo bw'icyubahiro. Ibyo tubishimiye Imana. Rero gahunda ikurikiyeho no gusezera umubiri, kandi mukomeze kwihangana. Mureke dusenge Imana dukomeze, nta bindi. Data twese wo mu ijuru, turagushimye kuko wakomeje kuturinda mu minsi yatambutse, no kuba turiho n'imbabazi zawe. Suko abapfuye tubarusha ubwiza, ntacyo twabarushaga, ariko turiho kubw'umugambi wawe n'imbabazi zawe zonyine Mana. None rero uyu munsi tugeze mu mwanya mwiza wo gusezera mwene data wagiye. We ntabwo namusengera kuko uwapfuye biba byarangiye, ariko byibuze sengeye umuryango usigaye kugira ngo uduhe imbaraga zo gukomera bitewe n'ibyago twagiye duhura nabyo muri iyi myaka. Mana, twabuze abantu benshi, twabuze mama, tubura bashiki bacu. Mana, tugeze naho kubura abuzukuru. Ni ibintu bitubabaje, ariko turakwinginze kugira ngo udukomereze amaboko nk'uyu muryango, kuko ari wowe ufasha umuntu mu byago. Rero tugiye mu mwanya wo gushingura, ubane natwe, uturinde abadayimoni batuma dukora impanuka, kuko twaje mu byuma byakozwe n'abana b'abantu. Nta bindi byago dushaka mwami, kuko twababaye bihagije. Udufashe muri uyu muhango, tugusoza amahoro, n'abari bwongere gutaha i Kigali mu ntara zitandukanye, abari bugi burasirazuba nabo ubagezeye amahoro. Ibyo tubyambaje twizeye mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Imana ibahe umugisha. Rero
mu gusezera agiye kubanza umuryango we wa hafi, agiye kubanza papa we, hakurikireho abana bo mu rugo, niyamara gukurikira abana bo mu rugo harakurikiyeho umuryango wa hafi n'umundi wo kwa papa no kwa mama. Muri ubwo buryo niko biri buze kugenda. Reka umuryango ubanze umusezere mu buryo bwabo, n'ukujya barajya baca hano gutya bazenguruke basohokera ara hanze. Ubwo wamaze gusezera arajya anyura hano akatangwa mu gikari agenda kwirimba, nta kibazo turaza kumusangayo. Ndumva ari ubwo buryo niko byubatse. Nimuntware gakeya ahi wanyu ndacumbitse, mubiri we ndabizi nzakwamburwa wishuka, wavuye mu gitaka ni nacyo uzasubiramo, nzakwamburwa yewe wa mubiri we, nawe wasiwe ndabizi nawe uzashira, iwacu mu ijuru sinzongera kubabara, yewe wasiwe ijuru ntabwo uzibukwa. Nimukomere bakarambuka, nimukaze mube maso kandi mubiri we narakwambitse n'ukuri ntako nagize, ariko wanze kunyurwa, narakugaburiye naragusize nakuraje heza ngira ngo wenda wanyurwa, ariko wanze kunyurwa, mubiri we ndabizi nzakwamburwa wishuka, wavuye mu gitaka ni nacyo uzasubiramo, nzakwamburwa yewe wa mubiri we, nawe wasiwe ndabizi nawe uzashira, iwacu mu ijuru sinzongera kubabara, yewe wasiwe ijuru ntabwo uzibukwa. ukabugowe n'isi ihangane komera hari aho tuzarukira uyu mubiri nudushuke uzabora dukorera isi abazayivamo dukorera ijuru abazaritaha
kugwa